ahubwo iyo umuntu akoze amafuti rimwe akayakora kabiri biragenda bikamukukiramo akaba nk'ikihebe cyose yabaye ikihebe niyo wamufatira mukosa ntaryemera neza agusaba imbabazi ariko ukamubaza turi gusaba imbabazi z'iki ntakivuge byo kwiyererutswa ngaho tuza mwana wawe ibintu byose bizasobanuka ma ibi byose mabigirira wewe sinakabaye no kuba nkireba cyusa no mu maso yanjye umva nutihagararaho njye ntabwo ushobora kuzakomeza kujya nkurwanirira baragufata uko bashaka se baze baguhereza bakunagira nk'imbwa uri masikinira cyangwa ubundi se wanamubahaye bigutwaye ko ari byo nta kintu cyanandukanye n'umwana wanjye sheri narabibabwiye mwihorere yinjire mureke icyo nakubwiraga sheri ku mwana wanjye niyo nabura ubuzima ariko umwana wanjye nzi neza ko si uraho meze neza ariko bisa nk'aho noneho musigaye mutugenderera cyane menya ahari ubumwe bwacu bwarasubiriye ko bwahoze uyu munsi musigaye mutugenderera none se Fabio hari ikintu ushaka kukubaza mu by'ukuri umbwiza ukuri pe koko cyusa yaba yarishe umuntu ese urumva ari igitangaza niba abasha gukora umuntu se kuki atanabasha no kumwica ese urumva ari igitangaza kirimo niba ashobora kuba yakora umuntu akavuka kuki se adashobora no kwica umuntu ese Fabi nawe nuko kagererekanya nta muntu n'umwe mu udashobora kubyara rero nuko afata umuntu kubyara no kwica ngo bihuze nyine niba yabasha kubyara no kwica yabishobora none se urumva ari igihe gitangaza kirimo rero ntabwo ese reka mbanze mubwire Fabiola ntakajya afata ibintu uko bitari sibyo harimo incyuro byo ndabyumva pe ariko ntacyo bintwaye mbabarira rwose umbwiza ukuri pe utashyizemo ibintu by'incyuro unganirize umbwiza ukuri numve ko cyusa aba yarishe umuntu koko njye nibaza ko cyusa atabikora nawe uramuzi ndabizi wenda simuzi cyane ariko nzi neza ko cyusa atabikora uri mu biki ubwo uramuhakanira ushingiye ku ki ese ninguha ibimenyetso ra cyangwa nimbyerekana ko yamwishe nyamuneka Fabiola ndakwinginze koko ibyo bintu mbabarira rwose uzanabiceceke niba ibyo bintu byaranabayeho nubwo ntekereza ko atanabikoze sinzi ibyo wakwerekana ibyo ari byo sinzi pe ibyo bimenyetso ntabwo nzi aho wabikura ahubwo ndakwinginze ndagusabye mbora wisebye uyu mwana kuko ngo yakwica umuntu ngo bishyire hanze ku gasozi munyereke n'ibyo bimenyetso ntabyo nshaka kureba pe ongera usubiriremo ariko urabona isimbi nawe turatekereza kintu ongera usubiriremo interuro wari utangiye wete twa ongera usubiriremo interuro wari utangiye njyewe mvuga ikintu ushobora gusubiramo sibyo ntabwo nzi ibimenyetso watwereka ibyo tangira uko wari utangiye ngo Fabiola ngo mbabarira ngo niba kise yarishe umuntu ngo ukomeze umushire iyo niyo nteruro nshaka kumva mu matwi yanjye bakunze b'inzira y'umusaraba nongeye kubasuhuza aho muherereye hirya no hino mu gihugu murabona ibintu biraza kuba byagenda gute kubera ko tumaze kubona ko Fabiola yamaze kuba yabeshyira uriya mwana w'umuhungu Cyusa ngo yishe umuntu none tukaba tubonye mama Cyusa aje kuba yasabira imbabazi umuhungu we aje kuba yaca bugufi imbere ya Fabiola akemera akamupfukamira ariko kugira ngo atazashyira umuhungu we hanze biraza kuba byagenda gute rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe bigiye kuba byaranga filimi yacu Inzira y'umusaraba nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi Inzira y'umusaraba nimba nawe n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira ni byinshi cyane rero tugiye kuba twarebera hamwe bigiye kuba byaranga filimi yacu Inzira y'umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi kubera ko tumaze kubona ko uriya mwana
mukobwa Fabiola ari imipango iriya yapanze byose kugira ngo abashe kuba yabeshyera uriya mwana w'umuhungu Cyusa, ni ukugira ngo babashe kuba yatwara uno mukobwa Isimbi, kubera ko ngo Isimbi yamaze kuba yakangirika kubera ko yarongowe n'uriya musore Cyusa, kandi Fabiola ntabwo ashaka ko Isimbi azaguma hano mwa runo rugo, ashaka ko ajya kuba yasezerana na Cyusa. Ese mubona amaherezo araza kuba yaba yahe ukurikije ibyo Fabiola ashaka kuri uno muryango, ku buryo ageze naho kuba yabeshya agahimba impapuro mpimbano akavuga ati Cyusa yishe umuntu ngaha yaranabisinyiye, njye naramwiboneye mfite buri kimenyetso cyose. Uri kumva ko Fabiola ari umupango ukomeye cyane cyo kugira ngo abashe kuba yatera ubwoba uno muryango wo kwa Cyusa, ubashe kuba yatwara uno mwana w'umukobwa Isimbi, kugira ngo Isimbi ajye kuba yareranwa n'umwana wewe na Cyusa aho kuba yashakana na Iribagiza. Kandi twamaze kubona ko uriya mwana w'umuhungu Cyusa yamaze kuba yatera inda uriya mwana w'umukobwa Iribagiza. Urumva ko rero filime yacu Nzu y'Umusaraba igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kuba Cyusa ndetse na Iribagiza ibyabo bigiye kuba byatangira kuba byazamo agatotsi kubera uriya mukobwa Fabiola, kubera imipango ya Fabiola itari myiza cyane, kubera ko Fabiola akomeje kuba yapanga ibintu byinshi byo kuba yatandukanya Cyusa na Iribagiza kugira ngo Cyusa azabashe kuba yabana na Isimbi. Ariko Cyusa twamaze kuba twabibona neza ko adashaka kuba yakundana na Isimbi, ntago ashaka kuba yabana na Isimbi, kandi twamaze kubona ko Isimbi atiteguye kuba yarekura umwana we wenyine. Isimbi twamaze kubona ko yamaze kuba yavuga ko naramuka umwana wagiye, aho umwana wazaba niho azaba, kandi Fabiola ibyo bintu ntago abishaka. Fabiola rero akomeje kuba yagira inama Isimbi ati jyanira umwana kwa Cyusa, wowe wigarukire tukurere ubeho neza. Ariko twamaze kubona ko Isimbi ngo adateze kuba yatandukanwa n'umwana we, aho azajya hose nawe azaba ari kumwe nawe, ngo nta kintu kizabasha kuba cyamuca intege mu kuba yarera umwana we. Yose uri kumva ubwo aramutse aje kuba yatwara umwana, yatwara na Isimbi akajya kuba yamurera. Niyo masezerano bari baragiranye na Fabiola igihe Isimbi yari atwite Cyusa yihakana iriya. Ndorumva ko rero filime yacu Nzu y'Umusaraba ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye cyane. Niba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujyaho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba bagenda badukurikira, kubera ko tumaze kubona ko Kamarade ndetse na Emile n'uyu mugore wa Kamarade noneho kuri ino nshuro ibintu bibaye ni ibintu byiza cyane, kubera ko uyu mugore wa Kamarade azanye amakuru akomeye cyane avuga ati Rugema ake kagiye kuba kamubaho. Rugema ibyo bigiye kuba byarangira, kubera ko ibyaha ashinjwa kuva ataraburanishwa azagwa muri gereza. Rugema araza kuba yafungwa, yuko twamaze kubona ko umugore wa Kamarade ari ugiye kuzamubera umwavoka. Niyo Rugema yaba aratsinda, ariko ari kuburanirwa n'uyu mugore ntabwo yabasha kuba yatsinda, kubera ko twamaze kubona ko uyu mugore wa Kamarade ashyigikiye Iribagiza, nawe yamaze kuba yakumva idosiye yose ya Rugema yuko uriya mugore niwe ugiye kuzamuburanira mu rukiko wa Kamarade. Rero yamaze kuba yasoma idosiye yose asanga Rugema arashinjwa ibyaha byinshi cyane kandi bikomeye cyane, kubera ko Rugema arimo arashinjwa kuba yanyereza imitungo ndetse no kwica no gukubita no gukomeretsa. Ni ibintu byinshi cyane rero Rugema akomeje kuba yashinjwa hano muri no filime yacu Nzu y'Umusaraba, aho akomeje kuba yashinjwa kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza, yuko twamaze kuba twabona ko papa wa Iribagiza yamaze kuba yapfa, mama wa Iribagiza we akaba akiriho ariko akaba afite ubumuga yatewe ndetse n'uyu mugabo Rugema. Uri kumva ko rero Rugema yakoze ibintu bitari byiza cyane hano muri no filime yacu Nzu y'Umusaraba. Rugema niwe muntu w'umugome hano muri no filime, ntago ari kubasha kuba yareba imbere, ntago ari gutegura buri kimwe cyose kigiye kuba cyamukurikirana mu rukiko. Urumva ko rero ibintu bigiye kuba byaryoha cyane hano muri no filime yacu Nzu y'Umusaraba, kubera ko Rugema abantu muri ino minsi bari batangiye kuba baserebura ati Rugema yaba agiye kuba yafungwa. Rugema yuko twamaze kubona ibyaha noneho amaze kuba yashinjwa, nimba uriya mugore wa Kamarade azabasha kuba yamuburanira. Uri kumva ko atazamuburanira neza, ntago Rugema azabasha kuba yatsinda Iribagiza ndetse na musaza we Rurangirwa, kubera ko twamaze kubona ko uriya mugore mama Iribagiza we agiye kuba yashakirwa umuti, kubera ko twamaze kubona ko uriya musaza papa Kamarade yagiye kuba yahiga umuti wo kuba yaha uriya mubyeyi mama Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakibuka ibintu byose Rugema yamukoreye. Uri kumva ko rero ari ibintu biraza kuba ari byiza cyane, ari ibintu biraza kuba bishimisha abantu benshi, baraza kuba bakurikira filime Nzu y'Umusaraba episode iraba yaza gukurikira iyi ngiyi, kubera ko ni ibintu byinshi cyane turagumya tunagenda turebera hamwe bikomeje kugenda biranga ino
filimi yacu inzira y'umusaraba, aho twamaze kubona ko uyu mukobwa Fabiola akomeje kuba yagira inama Rukema, inama itari nziza cyane kubera ko arimo aramushuka ibintu bikomeye cyane, avuga ati wowe genda ujye kuba washaka ahantu ugomba kuba wakihisha kugira ngo uzabashe kuba wagumayo, yuko idosi igiye kuba yagufata kubera ko twamaze kuba twabibona ko uriya mugore wa kamarade we yaje nta n'impuhwe afite, akavuga ati Rukema wowe ushobora kuzatsinda runo rubanza, ariko twebwe uburyo twumvishe uriya mugore wa kamarade arimo abibwira umugabo we Kamarade ndetse na Emile, ntago Rugema yabasha kuba yatsinda ruriya rubanza. Uri kumva ko rero filimi yacu inzira y'umusaraba igiye kuba yaryoha, igiye kuba yazamo ibindi bintu tutari twiteze kugenda tubonamo. Nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemuci umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Ni byinshi cyane turakomeza tugenda turebera hamwe bikomeje kugenda bigaragara hano muri ino filimi yacu inzira y'umusaraba. Ese wowe ino filimi yaba iri kukwigisha irihe somo ukurikije ibintu wagiye ubonamo, ukurikije uburyo uriya mubyeyi mama Cyusa yabashe kuba yagera hano kwa Fabiola, none akaba arimo asabira imbabazi umuhungu we Cyusa, kubera ko Cyusa twamaze kuba twamubona ko ari umunyamakosa, ariko kubera igihe kinini amaze amenyekanye ko agira umujinya hafi, niyo mpamvu Fabiola yafashe umwanzuro yo kuba yahimba urwandiko akadwitirira Cyusa, akavuga ati ni Cyusa warwanditse. Urumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu inzira y'umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Urumva ko ari ibintu biraza kuba binejeje ku bakunzi ba filimi inzira y'umusaraba. Rero icyo ngusaba we ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo utazajya ubasha kuba wagenda ucikanwa na video zacu zindi, yuko ziba ari video nyinshi cyane tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Se uriya mwana w'umukobwa iribagizayo bizagenda bite ko twamaze kubona ko yari arimo aganira na nuriya mudamu mama Cyusa, avuga ati ngewe Cyusa ibyo ndabirambiwe, ngewe ntabwo nshaka kuba nabana n'uriya musore wanyu Cyusa, ngewe nta nubwo nyishaka kuba namubona. Urumva ko rero iribagiza nawe yatangiye kuba yarakara kubera amakuru Fabiola yamubwiye, kubera rwa rwandiko Fabiola yazanye, kubera ko barimo baravuga ati Cyusa yishe umuntu. Rero niyo mpamvu iribagiza yicuza n'umwanya we yataye kuri uriya musore Cyusa, avuga ati ngewe ntabwo ngomba kuba nabana na Cyusa, ngewe ndicuza n'impamvu naba ngiye kuba nabyarana uyu mwana na Cyusa nk'umugabo w'ikigoryi nk'uriya. Uri kumva ko rero iribagiza yagize agahinda kenshi cyane kubera ibintu ubuzima ari kubona ari gucamo, kubera ko ibintu muri ino minsi ntabwo bimworoheye. Bari barimo bapanga kuba bakora ubukwe, ariko mwamaze kubona ko Rukema yamaze kuba yabuhagarika. Uravuga ati ngewe ntabwo nemera ko ubwo bukwe bwanyu buzaba. Mwibuke ko Cyusa yamaze kuba yabyara afite umwana na Isimbi, rero agomba kuba yashakana na Isimbi, kandi ayo ni amasezerano twagiranye.